wabaye umujura kuva ryari? Abaturanyi banje baranyanga, None ze ko tugufasha uri kwirukanga n'iriya sake? Iriya sake nayirutseho kugira nyifate numva ibiri ifite. Jesus is Lord. Yeah, come look at this. Wewe ninde wapfuye ninde? Ku izina rya Yesu. Fashe kredi nubaka inzu, fata kredi yo gutegura ubukwe, urumva? Rero nk'ubu ndumva ngewe namaze kuba kanyamakredi, ndayamenyereye. Umusaza namfashe n'umugeni amumemo kredi, Oya nge mwishyura buri kwezi, nge mwishyura make nko mu myaka 2 nzaba nyamazemo. Tekereje ko uzapfa, wibwira iki mu mutima wawe? Zapfa kangahe so ntarapfuye mpagaze. Kwezi kwa munani ngo wavutse. Mo hagati. Mu kwa munani ni aho. Tariki zingahe? 14. Tugiye Noheli yaburaga umunsi umwe. Wende huko mama namaje tuwinyita Noheli. Ko nari yegereye. Jya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe. Yari yegereje nyine. Ibaze yari kuba kwa gatanu bambyara kwa kane. Avuze ngo mu bihe by'imperuka ngo uzasuka umwuka wawe ku bantu bawe. Suka umwuka wera. Ngitaga biriho abakobwa muri Miss Saint Valentin. Niba se Valentin zimaze kukuhirikira hari nka 6 nta muntu w'umusore wakira. Ningi turi kugana mukabona nta musore uri kukunuganuga. Ikore mu gatuza nurangiza uvuga uti Jean Baptiste we. Komeza wakira impano ya Yesu yakubambuye ku musaraba. Jesus is Lord. Oh, no. Rukatorze bizogenda gute? Rukatorze turiteguye ngaho imitoma twaratanguye hazoca wambaye. Umva wambaye plastique uzosha. Ni ivyuma gusa. Kuva internet iziye majorite n'abasaza. Ubundi reka nkubwire nugera ku ishansiye ukahabura Claude cyangwa Valence iyo nta shansiye izabirimo. Nugera mu igaraje ukahabura Kiginyi cya Kazungu iyo nta shansiye izabirimo. Nugera mu kabari ukahabura Solange, Nadine cyangwa Diane iyo nta shansiye izabirimo. Nugera mu rusengero rw'abadive ukaburamo Daniel iyo nta shansiye izabirimo. Nugera mu kiriziya ukahabura Batista iyo nta shansiye. Ibintu byose wabyise shansiye. Ibintu byose sinabyishe shansiye. Okay, reka nsubiremo. Reka nsubiremo neza noneho. Nugera ku isahani ukabura shansiye. Vuza isanira cyangwa vuza shansiye. Kure haje bwawe. Agashwingi. Singibyo. Sibyo tubabwiye. Wewe ninde Jesus! Le monde part en couille. Non! J'ai du mal à imaginer regarde ces trucs là. Do me way. Yeah, come look at this. Nuhura n'umukobwa ugukunda bya nyabyo nibwo uzamenya yuko burya abakobwa bagira amayinite menshi ndetse na transport yo kukugeraho. Aha. Gongo ikifata uburyo nzaronshinga album yanjye n'uburyo butari bwakorwa n'undi muhanzi n'umwe hano mu mujyi wa Kigali. Iki kiva kimukira hanga dore nafata fatoroje akayironshinga ukabona umuntu. Wazimu wowe twereke none ibirenze uzute guhitaramo cyawe turebe no n'abantu baje. Shana wishimye. No mu gisozi cy'imisozi igihumbi aricyo cyacu cy'u Rwanda.
akwereka iki ataroji haka abantu bamaze gusara ariko kereka n'umusanga kwa bucyana Taziragiye mu mukenke arangije azibonesha mu bigori by'umukecuru azamuka yazamuye ndamubwira umukecuru igaminute gukandagira ugaturika ugaturagara arangije aravuga ati reka ziwurica zihasenyere zishake zihahinge nanjye nzaza ndi gutera ibindi ndagapfushe rutwagana inkitenye ntiyima Abamotari nibo bantu bambere bafite amakuru menshi ariko ntibayatange. Uzi ko motari ashobora gutwara mu gitondo nimugoroba agatwara umujura uri buze kukwiba. Ugasanga motari agutwaye mu gitondo uri umubyeyi nimugoroba agatwara umwana muri ghetto y'umuntu ariko ntabivuge. So these people kujya ubundi muri iyi minsi ubwenge ibintu bitubwenge bwarabuze. Nawe afite nago bashaka kubukoresha nago biri kuri hit nago bitwika kugira ubwenge nago bitwika. Yuri imbesire uri injiji ubu twiga koko. Yes, dutuye mu isi itari fair, dutuye mu isi irimo kuduhima nta kintu twayikoreye. Aho usanga umukene amakuru ingendo ndende cyane kugira ngo abashe kubona icyo kurya ikimutunga. Nyamara umukire agakora izo ngendo ndende kugira ngo ibyo yariye bibanze bigabanuke mu nda. Yeah, you see that? Icyo bita kuri wowe kari ibyago ku bandi n'amahirwe. So niba ari kirimo kubona aka kanya gikoresha ko amahirwe azari imwe gusa. Isi myaturiza yo kwarika akabandi munsi ku ruhande baraseka agashwingi yoni iguse kuri ngano munsi y'igiti we tiwera mazimana iramuhamagara Gideyoni we ngo satani nazani parato akakubwira ngo koramo zamubwira uti zinkoramo umwami Yesu arakabura. Graciano ufite imyaka ingahe? Nduzuza 40 hafi ahangaha. Imyaka 40 uracyari ingaragu nibyo? Yego. Utekereza kuvamo ryari ubugaragu? Imana ni impumugisha bishobora kuba vuba. Kuko agahanga umugenzi kabiyagiye iyo nkunze kubivuga numva abantu banenze abandi bakazamura amazuru ariko agahanga umugenzi kabiyagiye ndategereje sinacumeye ku Mana ariko nanjye nibyo nifu uzajye kwa mutanganure nta muntu wo kwa mutangana ugenda buhoro abahaba bose babihuye nawe iyo uhageze numenye uko bigenze ishiduka wafatiyeho kibaza aba hano bose n'umuvuduko gusa we ninde wapfuye ninde ayeleo ibosio ayedori kodo kuyenimo ayeleo ibosio ayedori kodo